Icyigisho tugiye kwiga uyu munsi ntabwo kiri buvuge gusa ku myenda no kuguriza nk'uko twabibonye, ahubwo turagerageza kuvuga muri rusange ku bijyanye muri rusange n'icyo gucunga umutungo mu muryango. Muri ibyo rero habamo n'imyenda, nubwo ari cyo dushobora gutindaho, ariko turavuga n'ibindi muri rusange. Muzi neza yuko rero ikintu cyitwa umutungo ni ikintu gikomeye, ni ishami rikomeye mu muryango. Birashoboka ko hari ibintu byinshi byakwira bitavuzwe mu rugo, bidakozweho, ariko bijya bigorana ko bwira batavuze amafaranga. Biroroshye, amafaranga aravugwa hafi buri munsi, amafaranga mu muryango arakoreshwa buri munsi, byanze bikunze ni ikintu gisa nkaho gikomeye. Kandi ikindi ni kimwe mu bintu bitatu, umutungo ni kimwe mu bintu bitatu bikunda guteza gatanya imiryango. Niyo mpamvu rero ari byiza nabyo kubimenya. Ababishobora baze kwandika, kuko turaza kugira amasomo ameze nkaho ari akeneye ko umuntu agira icyo yandika. Mureke dusenge. Mana yacu, turagushimye, urakoze cyane kuko uyu mugoroba uduhaye amahirwe nanone kugira ngo tube mu nzu yawe. Turagushimira ko waduhaye amahirwe kandi yo kuba ab'umuryango wawe muri iri torero. Tuhafitiye umugisha kuko twigisha iby'umwuka, ukatwigisha n'uburyo dukwiriye kubaho. Turakwinginze kugira ngo umwuka wera abane natwe muri byose, mu izina rya Yesu. Bibiliya buriya ni igitabo kivuga cyane ibijyanye n'umutungo, cyane mu buryo abantu batatekereza, ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi ubivuga kenshi. Duhereye hano mu gitabo cyitwa Adventist Home cyangwa urugo rwa Gikristo, baravuga ikijyanye no kugenzura igenamigambi ry'umutungo. Hano hari amagambo avuga ngo benshi, ndetse benshi cyane, ntabwo bigishije cyangwa ntibimenyereje uburyo bakwiriye kugenzura uburyo basohora amafaranga bijyanye n'ubushobozi bwabo. Ntabwo bimenyereza kandi kubaho mu mpinduka. Iyo ibintu bihindutse birabagora, bityo bakaguza bakongera bakaguza, kugeza ubwo imyenda ibabera ikibazo gikomeye. Bityo ingaruka zabyo zikaza kuba yuko abantu bacika intege kandi bakagira imitima yihebye. Hano hari amagambo aboneka kuri paje 392, dusanzwe tuyazi mu gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero, aho bavuga ngo umuntu yirinde umwenda. Imiryango myinshi irakennye kubera yuko ikimara kubona amafaranga ihita itangira kuyakoresha, ihita itangira kuyatagaguza. Tugomba gutekereza yuko umuntu agomba kwitwararika igihe akora ibintu bijyanye no gukoresha amafaranga. Iyo umuntu yinjiye mu mwenda rero, aba aguye mu mutego wa Satani. Aya ni amagambo yanditse muri icyo gitabo ndetse no muri Inama zigirwa itorero. Bityo uwo mutego wa Satani aba yawuteze umutima w'umuntu, bityo umuntu agakoresha amafaranga mu buryo ubwo ari bwo bwose, ku mpamvu izo arizo zose, ataranayabona. Akenshi iyo dukoresheje amafaranga y'umwenda, tuba dukoresheje amafaranga tudafite. Ibyo rero ni umutego. Umwenda rero, hano hari inama duhabwa kuri wo, kuri paje 393 isubi ya 9, haravuga ngo fata umwanzuro wo kwirinda umwenda, wiyime icyo ukwiye kwiyima cyose, ariko wirinde kujya mu mwenda. Hepfo hari amagambo ari mu ibara ry'umutuku avuga ngo ukwiriye kwirinda umwenda nk'uko umuntu yirinda ubushita. Ukwiriye kwirinda nk'uko umuntu yirinda ubushita. Ibi ngibi ntibikivugwa muri iyi minsi, ariko biranditse. Ndagira ngo tuze gusoma
tuze gusoma amagambo aboneka mu migani, imigani igice cya 6 umurongo wa 6. Hari amagambo avuga ngo, wa munyabute we sanga ikimonyo, witegereze uko kigenza kandi ugire ubwenge. Ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, ariko gihunika ibiryo byacyo mu cyi, kandi mu isarura kikishakira ibigitunga. Bisobanuye iki ibi ngibi? Bisobanuye ko ikimonyo kigira uburyo giteganya, kikizigamira, kikaba kizi ko mu gihe cy'iki bitazacyorohera kwegeranya ibigitunga. Ibi rero ni nko kuzigama. Ku gice 22 umurongo wa 7 hari amagambo avuga ngo, umukire ategeka umukene, kandi uguza aba ari nk'umugaragu w'umugurije. Luka 14:28. Hariya haratubwira ikijyanye no kuguza. Hanyuma muri Luka igice cya 14 umurongo wa 28 ho hari amagambo atubwira ibijyanye no gutegura. Umurongo wa 28 uvuga ngo, ninde muri mwe ushaka kubaka inzu y'amatafari ndende utabanza kwicara akabara umubare w'impiya zayubaka, ngo amenye yuko afite izikwiriye kuzuzuza. Hano haratwereka ko umuntu akwiriye kugira iteganyamigambi ku bijyanye n'imishinga ye bwite, imishinga ireba amafaranga. Ibyo ngibyo rero bibana mu miryango buri munsi. Aya magambo nanditse aha yagiye ava mu bitabo bitandukanye. Mwanditsi umwe ni umugabo wita Robert Kiyosaki, yanditse igitabo kizwi cyitwa Rich Dad Poor Dad. Yaravuze ngo, ubukire bwawe ntabwo ari umubare w'amafaranga ufite kuri konti, ahubwo ubukire bwawe bungana n'igihe ushobora kumara ubayeho nk'uko bisanzwe nta kintu winjije. Kugira ngo ibi tubyumve neza, reka dusubire mu gihe cyaguma mu rugo, sibyo? Nibwo ubukire bwa muntu bwagaragaye. Igihe umuntu yashoboye kwihanganira kuba yaguma mu rugo, amatara agakomeza akaka, sibyo? Kandi n'imbabura ntizime. Yarongera aravuga ngo, kuba umukire si ukugura ibyo abantu b'abakire bagura. Hano naho hari icyo dukwiriye kwigamo. Kuba umukire si ukugura imodoka nziza cyangwa se kugura inzu nziza cyangwa se ikindi kintu abakire bagura. Imvugo ya gatatu iravuga ngo, nagerageje kubishaka mu kinyarwanda cyanjye, asset nicyo bita liability. Reka kimwe tukita umutungo mwiza, ikindi tukita umutungo mubi. Umutungo mwiza ni ikintu cyose gishyira amafaranga mu mufuka wawe. Hanyuma umutungo mubi ni ikintu cyose gikura amafaranga mu mufuka wawe. Ndagira ngo dukore umwitozo wa mbere. Dukore umwitozo wa mbere kugira ngo twumve umutungo mwiza n'umutungo mubi. Iyo umuntu afite inka ikamwa akagurisha amata, amafaranga amujya mu mufuka, sibyo? Ubwo inka ni umutungo mwiza, sibyo? Iyo umuntu afite igiteleviziyo kinini, kugira ngo ashobore kukireba, amafaranga agomba kumuva mu mufuka. Kukigura ni kimwe, kukireba ni ikindi, amashanyarazi gitwara ni ikindi, abonoma ni ikindi, n'umwanya bigutwara kugira ngo ukirebe nawe uguza amafaranga. Ubwo igiteleviziyo kinini ni umutungo mwiza? Oya, ahubwo ku bijyanye n'umutungo nicyo bita liability cyangwa se ni umutungo mubi. Ndangira ngo byumvikane. Umwanditsi wundi bita wanditse igitabo bita The Total Money Makeover, izina rye yitwa Davis. Yaravuze ngo,
dukwiriye kwiga gukereza ibitunezeza, ikintu wifuza cyane, kimwe kiri kukubyiga ngo ndagishaka, mu gihe ukirwana no kugira ngo umutungo wawe uwucunge neza, ukwiriye kwihanganira gutegeka iryo rari ryawe, ukabikereza, ukazabikora ikindi gihe. Yarongeye aravuga ngo imyenda, ariko iyi ngiyi si we, iyi ngiyi n'undi wanditse igitabo bita Money, Possession and Eternity, yitwa Lincoln. Yaravuze ngo imyenda iduha ubushobozi bwo kugura ibintu tutakabaye dushobora kugura mu buzima busanzwe. Undi nawe aravuga ngo ubita Zigzagra, aravuze ngo, ariko ngira ngo ibi yabikoraga ku muntu wabayeho kera bitaga Napoleon. Yaravuze ngo nuvuga ikinyoma kivuzwe kenshi, kikavugwa cyane, kikavugwa igihe kirekire, kigeraho kigafatwa nk'ukuri. Hari imvugo ikunze kubaho ngo nta muntu ubasha gukira ataba mu myenda. Abantu benshi nzi bakize cyane n'abantu babayeho imyenda itaraza. Ahangaha ndagira ngo nca akarongo ku kintu cyitwa igihe. Igihe ni ikintu gikomeye cyane. Abasore bari aha, urubyiruko ruri aha, rubayeho imibereho ishaka gukira ejo cyangwa se umwaka utaha. Nabonye business inkiza umwaka utaha, nzaba nabaye umuherwe. Reka mbabwire, akenshi ntabwo bikunda kugenda gutyo. Igihe ni ikintu gikomeye ku bijyanye no kugwiza umutungo. Ni igihe uzabana abantu bubatse amataje hariya, nimuganira kubwira ati maze imyaka 30 ndi umucuruzi, maze imyaka 30 mbitegura. Rero mwite ku kintu bita igihe, kugira ngo ahari twiha amahirwe yo gutangira kare. Kiyosaki yarongeye aravuga ngo iyo uguze ikintu udashaka, mu gitabo bita Cash Flow Quadrant, ni icya kabiri kuri Rich Dad Poor Dad, yaravuze ngo iyo uguze ikintu udakeneye, ejo ugurisha icyo wari ukeneye. Ni ukuvuga ngo hari igihe tugura ibintu tudakeneye, noneho tukisanga tudafite amafaranga yo kugura ibyo twari dukeneye nyakuri, bikaba ngombwa ko tugurisha bya bindi dukeneye kugira ngo tubone ibindi dukeneye uwo munsi. Ngira ngo ni utuntu dukeya nari mvuze kugira ngo twinjire muri iki cyigisho. Mu muryango rero hari ikintu gikwiriye kuhaba. Nibwira yuko ahantu duteraniye tubasha kuba turi kumwe n'abantu b'uburyo butatu cyangwa bune. Harimo abantu bakorera abandi, harimo abantu bakora business bikorera, ariko abantu bikorera baba mu buryo bubiri. Hari umuntu ukora business ucuruza, afite boutique cyangwa se afite ikindi kintu acuruza kimubyarira inyungu, ariko ari ubucuruzi. Ashobora kuba afite imyaka arangura akayicuruza ahantu atarenze ajya muri boutique. Uwo ni umuntu ukora business wikorera, ashobora kuba business niya cyangwa nini. Hakabaho abantu uburyo bwa gatatu, abantu bikorera nabo ariko bakoresha ubumenyi bwabo. Urugero, umuntu w'umunyamategeko uhagararira abandi mu rukiko, arikorera ariko akoresha ubumenyi bwe. Umuntu wize kuvura amenyo, ufite ivuriro rye akavura amenyo, arikorera ariko akoresha ubumenyi bwe. Umudozi, umubaji, abo bose ni abantu bashobora gukoresha ubumenyi bwabo kugira ngo bakore. Hakabaho n'abandi bantu rero bita abashoramari, investors. Abo bantu burya hari igihe badacuruza, ahubwo mu bushoramari bwe yarageze ku rwego abitsa amafaranga mu bigega bya leta n'ahandi, ayo mafaranga akamubyarira inyungu. Yarubatse inganda bitamusaba kugira ngo abe ahari kugira ngo ibintu bye bikore. Abo bantu ni abakire. Reka turebe ku bantu babiri cyane, abacuruzi baba bato cyangwa banini, turebe no ku bantu bakorera abandi. Uko duteraniye aha ngaha dushobora kuba tuboneka muri iryo tsinda. Mpereye ku bantu bakorera abandi, hari ikibazo rusange gikunze kubaho, nacyumvanye benshi abo dukorana n'abakora ahandi, ni uko kurinda ya mafaranga bahembwa ku kwezi akazageza ukundi kwezi bikunze kuba iturufu, bikunze kuba ihurizo ritoroshye. Kugira ngo amare ukwezi acunga ya mafaranga azageze ku kwezi
akiyafite biragora. Abenshi ukwezi kujya kurangira byaramugoye cyane no kubona itike imugeza ku kazi cyangwa kubona ka essence niba afite imodoka atari ibintu byoroshye. Usanga uko twatangiye tugihembwa tujya gusoza ukwezi byaramaze guhinduka, dutangira rwose twiha, ariko uko iminsi igenda ishira bikagenda bihinduka bitewe n'uko ikigega cyacu kiba kiri gukama. Hari ibyo dukwiriye kwiga rero. Icya mbere ni uko abantu bakwiriye kwiga gukora igenamigambi, icyo bita budgeting. Buri faranga ryose ukaribwira aho rikwiriye kujya, ugategura aho rikwiriye kujya. Icya kabiri ni ukumenya guhera ku bintu by'ibanze. Hari igihe amafaranga tuyabona ariko ntitumenye gutegura ikintu cy'ibanze, ngo uvuge uti ikintu cyihutirwa ni iki ngiki. Ntabwo nabona umwanya wo kubabwira kuko tuganira ku buryo umuntu ashobora gutegura kumenya iby'ibanze kuruta ibindi kubw'umwanya dufite, ariko kumenya iby'ibanze ni ngombwa. Urugero, mu rugo icy'ibanze kuruta ibindi ni ukubona amafunguro, ni ukuba twarwara tukivuza. Mituweli ikwiriye kuba iri hafi aho ngaho, sibyo? Hanyuma ikindi cy'ibanze ni uko tugira aho twikinga ku buryo imvura itatunyagije. Dukeneye agasabune kugira ngo dufure duse neza, dukeneye amazi mu rugo kugira ngo dushobore gukaraba, dukeneye ndetse n'amashanyarazi kugira ngo mu rugo habone, twe kuba mu mwijima cyangwa se ubundi buryo bwose bwatumurikira. Icya gatatu, ni byiza ko umuntu ategura icyo bita ingoboka, emergency fund. Ushobora gutungura abantu benshi kubabaza uti se ubu ngubu urwaye bikagusaba, ugasanga ni nk'umuntu ushobora kuba afite ubushobozi bwo guhembwa amafaranga menshi. Tuvuga urugero, sinzi menshi ngo nangahe, ariko reka dufate umuntu akaba ahembwa nk'amafaranga miliyoni. Unyihanganire wenda gukoresha urugero nk'urugero ruri hejuru, ariko ukaba wamutungura ukamubwira uti uramutse urwaye bakakwishyuza miliyoni kwa muganga, byagenda biti? Akaba yakubwira ati ntabwo nayabona, najya kubitekerezaho, najya kuguza, najya gushaka inshuti. Mushobora kubyumva mukagira ngo ndakabije, ariko muzabibaze abantu mutekereza ko bayahembwa, bashobora kubwira yuko yahura n'icyo kibazo kugira ngo azayategure yashyire kuri konte. Nubwo aba yahembwe hari igihe yarya akarangije, ariko umuntu akwiriye gutegura ingoboka. Ukavuga uti ngiye gukora ntegura ko ndwaje umwana, ngize ikibazo runaka tugapfusha, tukabanza gukora inama kugira ngo tubone uko dushyingura, tukabanza gukora inama y'umuryango kugira ngo dushobore kwivuza. Ikindi, twabonye ikintu bita lockdown, guma mu rugo, sibyo? Iriya nayo ni urugero twabonye rwiza rw'ingoboka. Umuntu yagakwiriye kuba afite akantu ashyira ku ruhande kavuga ngo niba ndi umufundi, niba ndi umuyede, niba ndi umubaji, niba ndi umuntu udoda, tumaze ukwezi bibaye ngombwa ko tudakora, dushobora kubona n'ibindi bitari iriya lockdown, bitari intambara washoboraga kugira gutyo ugashakisha uburyo ubaho, cyangwa se na leta ikagutabara. Dushobora kubona n'ibindi turi ku isi. Umuntu rero akwiriye gutegura icyo kintu bita ingoboka. Ushobora kugitegura mu gihe kirekire, ukavuga uti giye muri uyu mwaka ngiye gutegura ingoboka. Ntabwo waba ukoze icyaha, ntabwo waba uretse kwizera, kuko Bibiliya twasomye ahantu tubwira ngo sanga ikimonyo urebe uburyo gitegura, kikamenya ko mu gihe cy'iki kitazabona uko gitegura, uko gikora, uko kibona ibikigabura, maze kikagenda kikabishyira ahantu. Mu ngo zacu rero hakwiriye kubaho icyo kintu cyo gutegura ingoboka. Ikindi, dukwiriye kwirinda kubaho ubuzima bushingiye ku myenda. Habaho imyenda y'uburyo bwinshi. Abakozi bazi iyo bita imbabura. Hari abantu b'abanyamishahara hano, unyihanganire noneho mbasabe kuzamura ibiganza. Hari abantu b'abanyamishahara nkanjye bari aha bakorera umushahara. Aba bantu bazi ikintu bita imbabura. Imbabura murayizi? Bya bintu bita ngo ni imbabura, ujya muri banki bakaguha ako bita overdraft. Kariya kantu rero banki ijya igatanga ikakaguha, kakubwira iti twe turaguha amafaranga, uzatanga inyungu ya 3%, ariko ugomba kurangiza uku kwezi wakishyuye. Iyo mu buzima busanzwe imibare yawe isanzwe ihura n'ukwezi bikarangira, ukongeraho ko baguhaye 15%,
y'amafaranga uhembwa ukazishyura 3% yako, usanga ku kwezi uzakenera nk'117% y'ibintu usanzwe bigutunze. Bivuze ngo abantu benshi bakinjiyemo hari igihe ashobora kumara amezi 5 atarashobora kukikuraho, buri munsi asaba kandi kugira ngo bihure, buri munsi asaba kandi kugira ngo bihure. Ntabwo natanga urwo rugero rwonyine, reka mbaho urugero rworoshye. Muzarebe ukuntu umuntu wafashe umwenda kuri MTN, wa wundi wo guhamagara, asigara akubwira ati ntungurire amayinite dore mfite umwenda. Mujya mubyumva? Mujya mubyumva ibyo bintu? Kandi yagujije nka 200 cyangwa 150, ariko kakamwizingiraho akamara icyumweru arananiwe kukishyura. Mwarabibonye ibyo bintu? Hari aho byari byabaho? Njya nkunda kugira abantu inama ngo uzajye ufata igihumbi gishyire kuri mobile money, wihangane ufunge umwuka ugishyireho. None nubwo ujya kugura utuyinite ugitugura kuri mobile money, aho kugira ngo utire amafaranga 100 cyangwa 150 yo guhamagara. Kuko nyamuna abantu yananiye rwose neza neza. Njya nkunda kugira abakozi none akavuga ati ngiye kugura amayinite, ariko yajya kugura amayinite akavuga ati mungurize 200, mfite undi mwenda wa 200. Urumva ko umwenda wari wose utajya woroha. Ikindi dukwiriye kwimenyereza no kugurisha ibintu tudakeneye, cyangwa se kumenya gusana kare ibintu dufite mu rugo tubona bigiye gusaza. Hari igihe usanga dufite ibintu byinshi mu nzu tudakeneye, niba tudashobora kubitanga ni byiza ko twabigurisha. Hari igihe bituma tuzamura ubushobozi bwacu, tukagira akantu tubika ku ruhande. Ikindi ni byiza gusana bya bintu bipfa, kuko hari igihe bipfa kurutaho bikaba bitagishoboye gusanwa, cyangwa se kubisana bikaba byenda kungana no kugura ibishyashya, sibyo? Tujye tugira uwo muco, agashati kawe mbere yuko gacika cyane cyangwa se agapantaro ukadodeshe kataracika ngo gahere, sibyo? Niba bishoboka. Intebe zawe aho kugira ngo zizagwemo birinde ubwo bazikugurira 50 waraziguze 500, ibyiza nuko wazikoresha zigishobora gukoresha 5,000 cyangwa 10 kugira ngo zikomeze zigira agaciro, zikomeze zigira ubuzima. Nabonye ikintu bita gusana utuntu umuntu afite. Hari igihe bidusubiza ubuzima, ukabona udutebe twawe badushyizemo akaveri kugashya, umuntu yagusura akagira ngo waguze intebe, sibyo? Kubikora ntacyo bitwaye, birinda umutungo, biturinda kugura igihe imburagihe. Ikindi rimwe na rimwe ubwo ndabibwira abantu bamwe bajya bakora nk'akazi kamwe, hari gishobora kubona uri mu kiruhuko muri konje, ukavuga uti mbonye ahantu nakora akantu, cyangwa se nakwimenyereza akantu, cyangwa se ukavuga uti nubwo nkorera umushahara, abantu benshi barabyize kubera ko umushahara udahaza benshi, akavuga ati reka ngira kandi kantu, akamoto ngira mu muhanda, ngira ahantu nororera amatungo, ngira umurima wa avoka, ngira umurima w'inanasi, akandi kantu gashobora kukwinjiriza ku buryo ubushobozi bwawe buzamuka. Ntukomeze kuvuga ngo iyo umushahara waje kuri 25 warangiye nageze mu mutuku. Ikindi dukwiriye kwiga kubaho mu bushobozi bwacu. Abanditsi benshi, hari igitabo nasomye cyitwa Budget Your Money, kivuga ko umuntu adashobora kubaho munsi y'ubushobozi bw'ibyo yabonye, kuko isi ifite ibyifuzo birenze ubushobozi tubona, ariko twige kubaho mu bushobozi bwacu. Ahangaha njya nkunda gukorana n'abantu, wenda abafundi, abayede n'abandi bantu duhura nanjye nshobora guhemba. Njya nkunda kujya inama nkabwira nti niba washobora gukorera 5,000 ku munsi, ukabirya byose bikarangira, n'ejo ugakorera 5,000 byose ukabirya bikarangira, umunsi wakoreye 4 uzabaho gute? Bizagenda bite? Ni ukuvuga ngo uzafunga umwuka urya 4. Rero niba bishoboka ko wafunga umwuka urya 4, korera 5, ubike igihumbi ahantu, ugiteganyirize umunsi mubi, wa munsi uzaba utakoze, sibyo? Wa munsi kiraka kizaba kitabonetse. Dukwiriye kwiga kubaho munsi gato y'ibyo twunguka. Nubwo waba uvuga uti giye mbona 2,000, iyaranje uryo 1,800, hagire 200 ajya ahantu, ejo batazagutungura ahubwo bati ishyura mitiweli, bagasanga ntayo ufite. Njya numva ko hari abayobozi bamwe bajya babajyana ku murenge. Ikindi dukwiriye kureba niba hari ibintu dukwiriye kugabanya. Ndatanga ingero nkeya. Turi mu gihe aho kurya muri resitora bisigaye biri kugenda bihenda cyane, aho usanga ushobora kujya muri resitora mu mujyi aho ukorera ugasanga resitora ni 3,000, kandi 3,000
ujye ubisiga mu rugo mukarya mwese muri batanu. Ibyo mvuga ni ukuri cyangwa se ukuri? Tujya tugira n'ikindi gihe dusohoka tukajya gusangira. Hari abantu babyikundira ku buryo nko mu kwezi babikora nka kane, buri cyumweru bakagira umunsi wo gusohoka bakagenda bakajya gusangira umuryango. Ugasanga bene muhasize 20, 25 kandi mubiriye ku isahani imwe ku itariki 25, ugasanga imbabura iraduhamagara. Ni byiza ko biriya bintu tukajya tubikora kuko wenda ni byiza, hari icyo abantu babikundira, ariko tubikore mu rugero kandi tubikore mu bushobozi bwacu, twe gukabya. Abantu bashobora gusohoka badakoresha amafaranga menshi. Mushobora kuvuga muti reka, ushobora gusanga uyu musozi wa Bumbogo hari abantu batuye hano batarawugeraho, birashoboka bataragera hejuru yawo, ariko umunsi umwe mukavuga papa na mama, mukavuga muti reka n'abana uyu munsi ni kuwa mbere w'isabato, nta kazi twagize, tugende twigurira agafanta hariya, twigurire n'akandi kantu, dutere uriya musozi, nitugera hejuru turicara ahantu dusangire turye. Ndabwiza ukuri hari igihe mama muri kureba ahantu heza ku kibuga cy'indege n'ahandi heza kuruta bya bikuta bine abantu babicayemo bagiye basohokeye ahantu kurya, sibyo? Ugasanga abantu mujyana mukicara hagati y'ibikuta bine rwose bitari na byiza cyane, rimwe na rimwe na toilette ira hafi aho ngaho, hatari heza. Kandi mushobora kwicara mukagura bya bintu mukabitegurira mu rugo, mwamara kubitegura mukazamuka agasozi ahantu heza mwitegeye ibyaremwe, mugasangira mukishima nk'umuryango, mukumva ntacyo mwabuze, mugakina n'abana, mushobora gukina agati, mushobora gukina agapira. Ndabwiza ukuri yuko abana bazabyibuka cyane kuruta igihe mwasohokeye ahantu mukicara hagati y'ibikuta bine, nta kintu cyiza babona, badakina, bataganira namwe nk'uko bikwiriye. Rero hari ibintu dushobora kugabanya. Dushobora kugerageza gukora ikindi kintu cyitwa gutegurira ibintu binini tugura. Hari igihe tugura ibintu bihenze kandi biri ngombwa, urugero mugasanga mukeneye ka frigo, hasigaye hariho amakampani azicuruza akayizana ku kazi kanyu, akubwira ati twebwe uzayitwishyura mu mezi 3 cyangwa 4, aho ugasanga niba yaguraga 450 bayigize 510. Ubwo hariho 60 y'agateganyo yuko uzabungukira muri ayo mezi 3 ko amafaranga azatakaza agaciro. Ariko ushobora kuvuga uti ubwo ntashobora kubikorera rimwe, reka mara amezi 6 mbika 35,40 se niba harayo nsagura, hanyuma nzabigure nabyiteguriye. Ushobora kuvuga uti nkeneye igitanda gishya cy'40,000, aho kugira ngo nzagende nkigure ahantu ntazi aho gikomotse, ejo nzajye kubona mbone abashinzwe umutekano bangezeho, nabitegura buhoro buhoro. Ikindi, hari ibintu bidahoraho tugura ariko tujya twishyura ariko bidahoraho. Urugero, njya numva abantu benshi barira iyo imisoro y'ubutaka yaje. Njya mubyumva ati rwose baduca menshi, ariko nyamara umaze umwaka ubizi kuzawusora. Ushaka kugira, niba ufite amazu ukodesha, ushaka kuvuga uti aya mazu nkodesha hari amafaranga nzishyura ko nkodesha aya mazu, reka nyategure buri kwezi. Niba ubona amafaranga buri kwezi, ukwiriye gutegura buri kwezi. Ikindi, ushaka kuvuga uti si ibyo gusa, abana banjye bariga kandi nzi ko nyuma y'amezi 3 igihembwe kizarangira. Ntabwo ukwiriye gutegereza ko amezi 3 agera ngo ushake minerivare z'abana 3, ahubwo buri kwezi ugira ikintu utegura kizishyura minerivare. Ibyo bintu ndi kuvuga murumva ari byo cyangwa murumva ndi kubeshya? Nubwo bigoye rimwe na rimwe, ariko niko byagakombye kuba bigenda. Ubundi abahanga bavuga yuko niba ubona ibyo wunguka buri munsi, uri nyakabyizi, buri munsi urahembwa, ugomba gutegura ubuzima bwawe buri munsi. N'ikintu wishyura ku kwezi cyitwa inzu, wenda uri umufundi nkuko twaza tubivuga, ufite inzu utuyemo, wategereza ukwezi ngo ukore ku munsi w'ukwezi wo ngo ujye guhembwa amafaranga uri bwishyura inzu? Hari igihe bidakunda. Ahubwo buri munsi uravuga uti nishyura inzu y'10,000. Niba nishyura inzu y'10,000 rero ngomba kugira amafaranga 350 buri munsi mbika ahantu azishyura inzu. Waba ukosheje se? Ariko nyine nakugira inama yo kurenza 350 kugira nka 600, kugira ngo n'iminsi utazakora uzayibariremo. Ikindi, twahoze twiga ikintu bita umutungo mwiza n'umutungo mubi.
iyo umuntu, uyu mugabo bita Robert Kiyosaki nahoze mbabwira wanditse igitabo bita Rich Dad Poor Dad, yaranditse ngo iyo itandukaniro hagati y'abakene n'abakene ni uko abakene bakunda kugura imitungo mibi hanyuma abakire bakunda kugura imitungo myiza. Buri munsi uko abonye amafaranga, reka mbaho urugero rworoshye, mumbabarira ariko urwo rugero rwihanganira. Muzitegereza abantu b'abacuruzi bagira imyumvire itandukanye cyane n'iy'abantu bakorera abandi. Bo ushobora gusanga afite nka kenkayori ikomeye cyane hano mu gasantere, ariko ugasanga nk'ahantu atuye nubwo acuruza sima 500 ari nko mu nzu itubatswe na sima nka 20, ntabwo aba mu kizu gikanganye cyane. Ugasanga nubwo ashobora kuba afite miliyoni 100 kuri konte, ariko agenda nko mu modoka ya miliyoni 3 igenda tudupiyesi, sibyo? Mu mabare nta muntu ndi gusebya, ahubwo nuko hari imibare babara. Uwe iyo abonye amafaranga miliyoni 5, aho kugira ngo ayashore mu modoka itinjiza, ayaguramo imodoka yinjiza, agakuramo nk'agahirigisi, sibyo? Undi we yabona nk'amafaranga miliyoni 5 akaguramo akavuatiri keza kazajya gatwara essence gusa, ariko kadashaka kugira ikintu kamwinjiriza. Murumva abantu babiri, umwe aguze imodoka imutwara amafaranga 100 buri kwezi bya essence, undi aguze imodoka 200 buri kwezi yaverishije, sibyo? Noneho ibutaha bakongera kana miliyoni 5. Wa undi ufite imyumvire ya gicuruza avuga ati imodoka ya Hilux yo iracyari nzima, ahubwo ngiye kongera ubushobozi bwa kenkayori yanjye, agashyiramo ibindi bintu bituma izamuka, bya bintu mugenzi we ucururiza ku ruhande yamurushaga akahita byongeramo. Wa undi rero waguze ivoitiri we ahita abona yashaje, akagura indi voitiri yisumbuyeho gatoya. Iyo yisumbuyeho gatoya ikanywa na essence nyinshi kuruta indi ya mbere. Urumva wa wundi ari kugenda kira, undi ari kugenda arushaho kugenza gute? Gukena. Urumva si ibintu bamugabo yavuze atari byo. Ni ukuvuga ngo itandukaniro yavuze ati bagura imitungo mibi irushaho kubashyira mu bukene, abandi bakagura imitungo myiza irushaho gutuma bakira. Kandi wa wundi ucuruza ahangaha niyo abonye ikibanza hari uko bafite kashi aragenda akakigura, hashira imyaka 2 ukumva yakingutse miliyoni 5, ukumva baba hafite isambu yororeyemo zahene twavuga, ukumva afite nandi handi isambu yahinzemo ibiti byinshi, yaguze ishyamba ahantu. Ibyo byose ni ibintu agenda yibikaho buri gihe bigenda bizamura ubushobozi bwe. Ndumva hari ikintu ahari twakuyemo. Tujye tugura imitungo myiza kenshi. Nitubona ibifaranga bindi ntituzagura igiteleviziyo kinini, cyangwa se natwe twari twibereye kuri Star Times ariyo twajyaga twirebera ibihumbi bingahe sinza yigezeho, ngo twite tugura Canal Plus cyangwa se DSTV kuko ako dushaka kureba umupira. Ugasanga umuntu w'umusore uhembwa nk'ibihumbi 100 yari yiyemeje afunga umwuka, ariko buri munsi agura abonoma 20 kugira ngo imipira ye muri hariya ni mu Bwongereza niho habi byitwa ngo iki Premier League, kugira ngo Premier League atazagira umukino n'umucika ahembwa 100, ariko 20 byose bihita bigendera kuri televiziyo, imipira 2 cyangwa 3 mu cyumweru. Iyo ngiyo ngo bayita inzira njyabukene, niko nyine numva bavuga. Urumva ko umuntu afite ikintu yiziritseho, kandi mu by'ukuri bajya babyita ngo bagura umunezero, niko nabyumvise, ariko ni umunezero w'uyu munsi ugahinduka umubabaro w'ejo. Ikindi kiratangaje, mu buryo bwo kurinda umutungo wacu abantu bakwiye kwirinda gutandukana, bakirinda no kugira abagabo cyangwa abagore benshi. Kubera iki ngiki, iyo umugabo n'umugore batandukanye bari bafite miliyoni 5, umwe atwara miliyoni 2.5 n'undi agatwara miliyoni 2.5, sibyo? Siko bigenda. Ubwo baba bateye imbere cyangwa basubiye inyuma. Hanyuma rero wibeshye bakajya hirya, akajya mu bagore bo hanze, nabo ngo bayarya kubi, Ibyo byose urumva rero ni ibintu bisubiza abantu mu bukene. Kano gashushanyo sinzi niba kagaragara hariya, harimo ibintu bitandukanye abantu bakwiriye gutangaho amafaranga n'uburyo akwiriye kugabanywa. Hagati ya 25% na 35% ajya ku nzu. Buriya gukodesha inzu birahenda. Ushaka gusanga abantu bahembwa 200 cyangwa 100, babona 100 ku kwezi, baba mu nzu y'ibihumbi 25. Urumva ko imaze gutwara 25% y'ibyo binjije. Ushaka gusanga umuntu uhembwa 500, aba mu nzu y'ibihumbi 100, urumva ko imaze gutwara 20% cyangwa se 150. Uhembwa miliyoni ugasanga mu nzu y'ibihumbi 400, urumva ko itwaye 40% y'ibyo yinjije, sibyo? Rero inzu
niyo utayikodesha n'abandi bazifatamo imyenda kugira ngo ayitunge, usanga batanga amafaranga menshi ashobora kuba nka 33% y'ibyo yinjiza akenshi. Ikindi imyambaro ishobora gutwara 2 kugera kuri 5%. Nubwo tutagura imyenda buri munsi ariko irahenda, sibyo? Rwose umusore kugira ngo abe yambaye hari igihe ushobora gusanga inkweto imyenda bishobora kumutwara nk'ibihumbi 30 kugira ngo abahagaze neza yaje gusenga. 30 ntabwo ari bikeya. No kuvuga ngo ni ibintu bisaba kugira ngo umuntu abitegure. Ubwo mvuze make ariko munyihanganire, nta muntu mfobya n'umwe. Hanyuma ikindi kwivuza 5 kugeza ku 10. Ibikoresho bindi dukoresha mu rugo bishobora gutwara 5 kugera ku 10, amasabune, ibindi bitandukanye twatuntu ubona dukoresha mu rugo. Ikindi ibyo bita recreation ni imwe twazi tuvuga gusohoka, kugira igihe abandi bateye imbere bagira n'igihe cyo kuruhuka bakajya ahantu bakamara iminsi, abandi bakagira kujya muri gym bakajya gukora siporo, abandi bakajya muri piscine. Ibyo bikishyurwa nabyo ni byiza, umuntu abishoboye arabikora. Ariko utabishoboye wakora siporo gutyo ukava nk'ahangaha ukagera nko kuri gare, uba umeze nk'umuntu wagiye muri gym, sibyo se? Kandi ukabikora nta kintu wishyuye. Ikindi gutanga bishobora kugera hagati ya 10 na 15. Muri uko gutanga harimo icya 10, hakabamo na 5% ushobora kugabanya abo twerera, abo umuryango wanyu bakennye bagusaba ukabafasha, cyangwa se bagukeneyeho ubufasha sinko ko bagusaba ukaba hafi. Hari n'amafaranga y'umuntu bwite yandi ashyira mu tuntu dutandukanye, transport 10 kugera ku 15 n'ibindi. Reka ne kubitindaho. Iki ngiki ni igitekerezo cyiza dushobora kwigiraho. Ariko muri budgeting birenze ibi ngibi hari detail nyinshi cyane zitarimo nshaka kugira ngo mbereke. Ndabona kafungutse kariya kantu ariko nge sindi kukabona, niko bijye bigenda. Murabona iriya ni budget. Birasomeka ni bitoya. Birashoboka ko bijyangora ko mbyongera keretse hari mvuye muri PowerPoint. Ni dutoya ariko sinzi icyo nakora ngo nkongere. Reka yego sawa kudafutse bityo ushaka kongera kamere ko nabigirira aha. Ntabwo byoroshye ariko reka mbabwire ibirimo wenda. Murabona mu rugo tugira utuntu twinshi, sibyo? Twa tundi twahoze tuvuga ejo, twa tundi abadamu batumenyere. Ibi ngibi ni liste y'ibintu byo kurya byinshi dushobora gukoresha mu ngo zacu, sibyo? Murabona harimo umuceri, harimo ibindi, ugashyiraho igiciro uko bigura. Kano kantu ni ingenzi kukagira muri budgeting. Mbere yuko ubona icyo winjije mu rugo, byakabaye byiza umugabo n'umugore bagira ikintu nk'iki. Gishobora kutaba muri computer, gishobora kuba no mu gakarine runaka, gishobora kuba mu gakayi, ukandika rwose uti dukenera ibi, mugateranya. Mbere yuko mubona amafaranga mukaba muzi ngo aya mafaranga tuzaherekeza gutya, sibyo? Harimo rero ibyo kurya, harimo ibyo kurya by'uburyo butandukanye, harimo imbuto. Iyi ngiyi mfiteyo ishobora guhita iteranya. Niyo nakoze y'urugero hejuru hariho icyo abantu binjije. Tuvuge niba umwe yinjije amafaranga angana kuriya, undi akinjiza ariya, munyihanganire wa rugero natanze ntimurwiteho. Icyo washyiramo cyose cyajyamo, kandi buri wese agashyiramo uko ubushobozi bwe bungana. Noneho bigenda byiteranya ukamenya ngo ibyagiye ku byo kurya ni bingana iki, ibyagiye ku bindi dukenera mu rugo ni bingana iki, imbuto zatwaye angahe, imboga zatwaye angahe,
ibindi biribwa byatwaye angahe, ibindi bikoresho, isabune, omo, papier hygienique, transport dukoresha, niba mufite imodoka mugomba gukoresha essence, mugura essence, niba ari karita ya bisi ukamenya ngo mu kwezi nyankoresha amafaranga angahe kuri bisi. Kubimenya ntabwo ari bibi, kubitegura ntabwo ari bibi. Hanyuma ukamenya ngo bya bindi dutangaho amafaranga ariko bidahoraho, ubwishingizi runaka, niba ufite imodoka controle technique, minerva ukagira utuntu ushyira ku ruhande twabigenewe, minervare buri kwezi ukagira akantu ushyira ku ruhande twabibonye, imisoro y'ubutaka, imyambaro, niba ujya muri siporo ukajya muri gym cyangwa n'ahandi, niba ujya mu isomero, ibyo byose ukagira ahantu ubitegura ku buryo imibare yawe ibanza kuba yanditse mbere y'uko ijya mu bikorwa. Hano rero duteranyije aba bantu bari bafite amafaranga angana kuriya, bakoresheje ariya, hanyuma basagura aya ngaya. Murabona ko aba bantu rwose bo bashobora gusagura, ntabwo boroshye, kandi buriya bakoze n'icyo bita kwizigamira muri iriya mibare kirimo. Hanyuma ikindi, iyo iyi ngiyi ukuntu iteguye, iyo amafaranga mwabonye muri guteranya bikarenga ayo, ibyo muri gushaka kugura, iyo muri guteranya bikarenga ayo mufite, bihita bijya mu mutuku, hariya mubona hari icyatsi, bigaragariza ngo muri gushaka gukoresha amafaranga menshi aruta ayo mufite. Mbere y'uko mwinjira muri icyo kintu mukabanza mukandika, noneho mukamenya ngo twagiye mu mutuku cyangwa twagiye mu cyatsi, ntibiri guhura, reka tugeraho tugabanya kugira ngo tumenye uko ducunga umutungo wacu ku kwezi cyangwa se iki cyumweru neza. Ukabikora ukwezi kwa mbere, ugakora ukwezi kwa kabiri. Muzi ikintu bifasha iyo ababishoboye kuba bakoresha nka Excel, njye najyaga mbikora, uretse ko ubu ntakibikora cyane, ariko byaramfashaga kumenya ngo ukwezi kwa mbere twakoresheje aya mafaranga, ukwa kabiri umwaka warangiza nkaba namenya ngo twakoresheje menshi naha, ariko bikampa no kumenya ukuntu ibiciro byagiye bihinduka. Nkamenya ngo twatangiye mu kwezi kwa mbere umuceri ugura 800, none tugeze mu kwezi kwa gatandatu ugura 1200 cyangwa se 1300. Nkamenya ngo ibintu byagiye bihinduka gutya. Icyo gihe birabafasha mu iteganyamigambi. Cyakoze iriya niyo nikoreye, hari n'izindi ziba muri Excel. Iyi Excel abajya bakoresha computer igira ubwo buryo, iyo ufunguye ahangaha kakantu, noneho mugakora icyo bita right click, ugakanda iburyo, ukajya hano kuri aka kantu ka insert, uhita ubonamo ibintu byinshi ushobora gukenera. Hano murahabonamo n'iby'umwenda birimo, harimo na expense report n'ibindi bitandukanye. Bagira umuvuduko w'amaraso, ushobora kugira uburyo uzajya wandika buri munsi uko umuvuduko wawe uhagaze. Reka ngira ngo iki ngiki cyari urugero, abakenera kano kantu nakabaha wenda kugira ngo bashobore kukifashisha nabo. Ariko mwabonye buriya buryo ko ari byiza ko mbere y'uko dukoresha ibyo tubona dukwiye kubishyira mu nyandiko. Njya nkunda ababyeyi b'abadamu bajya babikora, njya mbibona iwanjye, yagiye guhaha akabanza akicara akandika ka liste k'ibintu agiye guhaha, hanyuma yajya guhaha akajya areba kuri ka liste. Batanga inama y'uko igihe ugiye guhaha, kugira ngo utaza gukoresha ibyo utateguye, wakagombye gutsimbarara kuri biriya bintu wanditse. Ni byiza ko utegura iriya nyandiko. Ikindi kintu nagira ngo turebere hamwe ni uburyo abantu bashobora kubara umwenda bagiye gufata. Nubwo rwose muri iki cyigisho twasaga n'abantu bifuza guca intege imyenda ku rugero rwiza, atari uvanga abantu bayireke, ahubwo bayitwararike cyane. Ndagira ngo rero noneho duse nk'abantu bavuze ku bijyanye n'imyenda, kimwe mu bintu bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi. Imiryango, ahangaha iyi mibare turi kureba, imiryango myinshi itanga 1/4 cy'ibyo yinjije mu kwishyura imyenda. Ariko hano mu Rwanda imiryango myinshi itanga 1/3, kuko nicyo banki zemera. Ahandi baba 1/4, ariko hano na 1/3 baracyemera. Ni ukuvuga ngo
niba ushobora kubona ibihumbi 100 bashobora kuguha umwenda uzajya wishyuramo ibihumbi 33 cyangwa 35 buri kwezi, ugasigarana 65. bavuga ko 65 byibuze hizewe ko yagutunga. bivuze ngo abantu benshi cyane bafata imyenda bashobora kugiye gutakaza 35 buri kwezi ikagenda. Abantu benshi rero kandi batanga inshuro zirenga 10 bishyura imyenda ubigereranije no gukora imirimo yo gufasha. Uyu mwanditsi mu gitabo nifashije cyitwa Money, Possession and Eternity, twigeze kwiga ibyigisho mu 2018 bakoresheje iki gitabo cyane, cyangwa se amafaranga, ubutunzi n'ubugingo buhoraho, mu Kinyarwanda bisobanuye gutyo. Byaravuze ngo iyaba abakristo bose bemeraga kuva mu myenda, amamiliyoni menshi, amagana menshi y'amadolari yagaruka mu murimo w'Imana. Iki sinshaka kuza kukigarukaho cyane, ndagira ngo nyivuge muri iki cyerekezo. Buriya abantu benshi cyane bagorwa no gutanga icya 10 neza iyo bari mu myenda. Akuru itorero bashaka kubyumva cyane. Iyo bari mu myenda birabagora cyane, kuko iba yasize ubushobozi bwabo bwamanutse. Niba bamaze kugutwara 35 n'ibyo wungukaga, ukongera ukazana 10 mu rusengero, ugasigarana 55 bagomba kugutunga. Iriya mibare iba yarizwe neza. Nicyo gituma bigorana. Ikindi, imiryango yacu yakabaye igira ikomera iramutse ikuyeho iyo mpagarara yo kuba mu myenda. Mvuze ko imyenda itera impagarara, ntawantera amabuye, kuko abantu benshi bafite imyenda bavuga ati sinjye uzabona mpembwa umushahara wanjye wose. Abantu benshi baba bategereje icyo kintu mu buryo butoroshye. Rero habaho imyenda y'amazu, imyenda y'imodoka, na yindi dufata bita avance. Iyo myenda yose ibaho. Kera icyo bita credit card ntabwo twakigeraga. Mujya mubona ya makarita bita ya ATM, twa dukarita bakoresha muri ATM. Turiya dukarita twebwe mu gihe cyashize twari dufite izo bita twari dufite debit cards. Ziriya zikura amafaranga kuri konte uyafiteho. Ariko izi bita credit cards zo zimaze igihe kinini zikoreshwa mu bihugu biteye imbere, na hano zarahaje, abishaka barayibona. Iyo ushobora no kubikuza amafaranga kuri banki utayafiteho, ufiteho 0, ukagenda ukabikuza 50 bikaza, ariko ukaba ugiye mu mwenda, ugiye muri kuramo 50. Urumva? Kandi ubwo iyo si kuramo 50 gusa, haba hiyongereho n'inyungu yuko wabifashe nk'umwenda. Ibyo byaratangiye. Rero ijambo ry'Imana ntabwo ribuza abantu kuba bagira umwenda bafata, ariko rica intege abantu rikababwira ko atari byiza kujya mu myenda. Umwenda rero ni ukuba wiyemeje gufata ikintu uzishyura nyuma. Ikintu ukakibona uyu munsi, ariko ukazishyura nyuma. Ukabona imodoka uyu munsi ugatangira kuyigendamo, ariko ukamara imyaka 5 uyishyura. Iyo abanditsi benshi baca intege abantu yo gufata imyenda yo gutwara imodoka, kuko imyaka 5 akenshi irangira n'aya modoka yarangiye. Igihe cyose umuntu agiye mu mwenda, aba yiyemeje kubona amafaranga atakoreye, adafite mu by'ukuri. Ni ugutanga ubuzima bwe bw'ahazaza n'imbaraga ze, ndetse rimwe na rimwe agatanga n'ingwate kugira ngo abone icyo yifuza, akazigama he hazaza. Mbese ubu dufite isezerano ry'uko mu myaka 15 tuzaba duhari. Dufite isezerano ry'uko mu myaka 20 tuzaba turi bazima, tugifite imbaraga zo kuyakorera. Ariko hari igihe twiyemeza ngo mu myaka 20 rwose nzaba nkibishyura. Reka mbabwire ngo igihe ufashe umwenda w'inzu y'imyaka 20, iriya nzu kugera ku kwezi kwa nyuma wishyuye, ibikiri ya banki, iyo unaniwe amezi 3 ya nyuma ukayananirwa rwose, barayigurisha bakaguha ibisigaye. Ariko biriya bisigara abagenzi, ni uko igihe ari gitoya. Nari kubabwira ukuntu buriya ufashe imyaka 10 wishyura inzu, uzishyura imyaka 20, ukananirwa kwishyura ugize imyaka 10, bagurishije iriya nzu nta n'ifaranga na rimwe, ahubwo bukirimo umwenda. Mwari mubizi? Ndaza kubiberekaho gatoya, ikoranabuhanga nibitongera kuntenguha. Mu migani igice cya mbere umurongo wa 13 kugera kwa 15, n'ahari ahandi tubona
hagira inama cyangwa se habwira abantu bari mu myenda yuko bakwiriye kuyivamo vuba. Kandi mu migani 22:7 havuga yuko abakire batwara abakene, kandi uguza aba ari umugaragu w'umugurije. Mujya mubibona? Mwari mwabona umuntu ufite umwenda kuri butike, hanyuma mu gihe atarabasha kuwishyura, nubwo inzira nziza iri imbere ya butike ariko agahitamo kunyura inyuma ya butike? Mwarabibonye? Umwenda uguhindura umugaragu w'urimo. Mwari mwabona umuntu ujya mu ndi umwenda bari inshuti kuko ananiye kumwishyura bikabatandukanya? Mwarabibonye? Mwari mwabona umuntu wari inshuti yawe, mwajyaga muganira musabana, bagabona rwose imbere yawe afite ishema ryo kuba muvugana, ariko yakujyamo umwenda agatangira kujya gukwepa? Bishobora kuba twarabibonye ku bandi cyangwa natwe byaratubayeho. Bivuze ngo umwenda mu by'ukuri biramutse bimeze neza si ikintu cyiza umuntu yakwifuza. Bibiliya, muri Bibiliya Abaroma 13:8, iyo ukoresheje Bibiliya y'Icyongereza bita The New American Standard Bible, ivuga yuko umuntu atagakwiriye kugira umuntu abera mu mwenda wose. Ntitukagire umwenda uwo ari wose keretse urukundo. Muri Bibiliya yindi bita New International Version, iyo yakoresheje ivuga ngo ntitukemere ko duheramo umwenda. Ubusobanuro bwa kabiri bwakoreshejwe muri iriya Bibiliya bugaragaza yuko umuntu ashobora kugira umwenda igihe gusa bigoranye, kandi agafata umwenda ashoboye kwishyura. Jya utunga wa mwenda uvuga uti uyu mwenda untunguye, nabona icyo mwishyura kandi bidahungabanyije ubuzima bwacu. Reka ibisigaye bijya gusa n'ibivuga nk'ibyo. Bibiliya rero ntabwo ibuzanya, ariko itugaragariza yuko dukwiriye kwitwararika. Ariko umwuka w'ubuhanuzi ukatubwira ko dukwiriye kuwirinda nk'uko twirinda ubushita. Ikindi Bibiliya itubwira mu rwa mbere rw'Abakorinto 7:23 yuko tudakwiriye kuba abagaragu b'umuntu uwo ari we wese. Rero imyenda igira uburyo bwinshi. Nehemiya 5:3-5 hatugaragariza yuko mu gihe cya Nehemiya imyenda yabagaho gusa ari uko abantu bagize inzara nyinshi. Muzi icyo gitekerezo kiboneka muri Nehemiya. Igihe cyarageze ubwo abantu bari barasigaye, bageze igihe aho bari inzara irabatera, biba ngombwa yuko bamwe batwara abana babo bakajya bajya kuba abagaragu b'abandi bantu, abandi bakagurisha imirima yabo, abandi bagatanga amazu yabo kugira ngo babone uko babaho. Bibiliya igaragaza yuko umwenda wabagaho muri ubwo buryo gusa. Ariko mu gihe cyacu umwenda wahindutse ikintu gisanzwe, umuntu arawufata uko ashaka, umuntu arawufata uko abyumva. Ariko reka mbabwire yuko ntabwo dufite icyizere yuko Imana yadufunguriye imyaka 20 iri imbere kugira ngo tuyihe undi muntu tumara imyaka dukora. Abantu benshi imyenda ibashyira mu mwanya mubi utuma adashobora gupfa guhindura icyerekezo, ukaba udashobora kuvuga uti reka mfata ikindi cyerekezo gishya cy'ubuzima, kuko umwenda warakuziritse. Nigeze kubona umuntu umwe baramukugabanya abakozi, bagabanyije umwe mu muryango, umugabo n'umugore, umwe baramuhagarika mu kazi. Bamaze kumuhagarika biba ngombwa yuko batagishoboye kwishyura inzu bari barafasheho umwenda. Ubwo harazarambwira ati se nta muntu waturangira watugurira inzu yacu? Nambwira nti rero buriya mugurishije iriya nzu yanyu, bari bamaze nk'imyaka 3 bayubatse. Ndababwiza ukuri yuko mwamumeze nk'aho musigaye mu mwenda n'ubundi, kuko ukuntu banki zateguye kubara imyenda, iyo ugitangira kwishyura uba uri kwishyura gusa amafaranga y'inyungu, niko biteguye. Kariya kantu nako mushobora kuba mutari bukabone neza. Kariya kantu niko kari kugaragara neza, nako kaboneka muri Excel. Buriya Excel isanzwe irakagira uburyo bwo kubara umwenda. Nyihanganire wenda ndagira ngo ngire ibyo nsobanura muri make, kugira ngo tujye tugira ubumenyi rimwe na rimwe igihe tugiye kwiyemeza kugira ibyo dukora. Ni ikosa rikomeye cyane kubaho ukajya mu myenda udashobora kumva uburyo imyenda ikora. Ni ikosa. Ni byiza yuko tubyumva rwose.
ariko hari ingero nyinshi. Harimo urugero rw'umuntu ufata miliyoni 5 mu myaka 2, urugero rw'umuntu ufata miliyoni 5 mu myaka 5, umuntu ufata miliyoni 20 mu myaka 10, n'umuntu ufata miliyoni 20 mu myaka 15, 20 mu myaka 20, ibintu nk'ibyo, kugira ngo turebe uburyo ikintu bita inyungu ihindurwa cyane n'icyo bita igihe. Reka mbisobanure. Hano turabona, dufata urugero rumwe rw'umuntu wafashe miliyoni 5 agomba kuzishyura mu myaka 2. Inyungu atanga zingana na miliyoni 1,049 mu myaka 2. Ariko bera ntibatangaze ko ziriya miliyoni 5 agombye kuzishyura kuri 19% niyo twafashe hano, akabikora mu myaka 5, ushobora gusanga atanze nk'inyungu za miliyoni 5 n'ubundi cyangwa miliyoni 4. Icyo nabonye muri rusange, umwenda ufashwe mu myaka 10 uba wamaze kwikuba 2.2. Ni ukuvuga ngo niba banki iguhaye miliyoni 20 kuri 19 uzayishyura mu myaka 10 uzishyura hafi miliyoni 44. Ni ukuvuga ngo miliyoni 24 zizaza ari inyungu 20 ziba arizo baguhaye. Iyo bibaye imyaka 15 bita byikuba 3 n'inshuro 3 kuri kiriya kigero cya 19. Ni ukuvuga ngo niba baguhaye miliyoni 20 kugira ngo ubone inzu uturamo, uzishyura miliyoni 66 banki. Miliyoni 46 myaka 15 zize ari inyungu. Impamvu z'ibyo nuko banki ziba zikoreshwa zikamenya ngo mu myaka 15 amafaranga azata agaciro, mu myaka 15 agomba kutwungukira natwe amafaranga ntamere nk'uko yahoze. Ibyo byose barabibara, bigatuma iyo ugitangira kwishyura, ndabaha urugero, ushobora gutangira kwishyura niba wishyura 200 ku kwezi. Muri ibyo 200 wishyuye ku kwezi, ushobora gusanga nk'ibihumbi 185 byitwa inyungu, ibindi 15 bikitwa amafaranga y'ubwishyu. Kuri miliyoni rero baguhaye 5, ubwo ubusigayemo miliyoni 4 n'ibihumbi 985. Hashira nk'umwaka bagenda bavuga ngo 15 ugenda wishyura 200 umva ko nyuma y'umwaka ushobora kubara ko wishyuye miliyoni 2,400 kuri wowe ni ko ubibara. Ariko iyo banki kubariye irakubwira ngo duteranyije turabona umaze kutwishyura 210 n'urugero, kuko biriya 15 bigira gutya nk'ukwezi kwa kabiri kaba nka 15,800, ukwa gatatu kaba nka 16,000 angahe, gutyo ku buryo nka nyuma y'umwaka usanga umaze kwishyura nk'ibihumbi 200 kandi warishyuraga 200 buri kwezi. Kubera iki? Ya yandi yose aba yaragiye akabanza agashyira inyungu zabo ku ruhande, ku buryo kwa kundi byatangiye 185 ari amafaranga y'inyungu, 15 ariyo bishyuye, bijya kugera ku kwezi kwa nyuma noneho 15 byitwa inyungu 185 ari byo bishyuye. Niyo mpamvu iyo umaze imyaka 10 wishyura inzu y'imyaka 20 usanga ukirimo banki amafaranga yenda kungana nayo baguhaye. Ushobora gusanga nko miliyoni 20 nyuma y'imyaka 10 umaze kwishyura miliyoni 2 zonyine ukiberamo 18. Iyo bagurishije inzu yawe bahita bavuga ngo uraduha na 5% k'aya mafaranga kubera yuko utwishyuye imburagihe. Bayafataho kuri za miliyoni 20 ugasanga kuri za miliyoni 20 bagusubije nka miliyoni 1. Kugira ati nanga hasagutse kandi umaze imyaka 10 wishyura. Uba wungutse cyangwa ubuhombye? Ubuhombye. Ku bijyanye n'imyenda ntabwo nifuza kuza kongera kuvuga byinshi, icyo cyari gihagije. Abashaka wenda nazabaha umwanya wo kubaha uburyo bajya babyibarira, abaha batabizi wenda nizera ko harimo n'ababizi. Ariko igihe cyose tugiye gufata umwenda hari ibibazo byinshi dukwiye kwibaza. Ese koko iyi myaka ndi gusaba ndayifite? Ese koko iyi nzu nshaka ifite aka gaciro? Hari abanditsi benshi bahakana imyenda 100%. Ntuzasoma icyo gitabo bita The Total Money Makeover gihakana imyenda 100%. Icyo cyitwa amafaranga, ubutunzi n'ubugingo gihakana imyenda pe. Kikavuga ko ukwiye gufata umwenda ariko byibuze ukawufata mu gihe gito gishoboka. Abakorera imishahara imyaka 2, 4, 5 itarenze iyo ngiyo. Niyo yaba ari inzu nikwiriye kurenga za zindi bita short term. Ntibize za zindi z'imyaka 15, 20, kuko igihe kigira uruhare rukomeye cyane mu mafaranga uzishyura. Ikindi dukwiriye kwitondera no kumenya ngo ngiye gufata amafaranga yandi. Nk'ubu yirebye amabanki n'ama microfinance ntabwo bikora kimwe. Abantu benshi bishimira kuba ama microfinance kuko yoroshye ubuzima, ukazana igihumbi bakacyakira, ariko iyo ugiye gufata umwenda wabo usanga babara buri kwezi bakubwira ngo inyungu yacu ni 2
2% ku kwezi. 2% rero ku kwezi ishobora kuba nka 50% ku mwaka. Ababizi niko bigenda. Banki nayo zimwe zikakubwira ati twebwe tuzaguhera kuri 20 cyangwa 19% cyangwa 18 ugasanga biri munsi y'iby'abandi. Ariko ugasanga iyo ufashe umwenda muri iyo banki nta kintu bakubaza, barabwira ati twe na komisiyo tuzayikwishyurira n'ubwishingizi tuzabukwishyurira, barangiza byose bakabifata bakabiteranya ku mwenda wawe bikazabyara inyungu muri ya myaka yose isigaye. Ibyo abantu benshi rero bajya gufata imyenda batabitekereje, ugasanga niba baragwaye nka komisiyo, sinzi ubu ngubu ngo komisiyo ziba ari kangahe, ariko niba baragwaye nka komisiyo yakabaye ingana n'amafaranga 20 cyangwa 30, ushobora kuzarangiza umwaka wishyuye nk'$300 byavuye kuri ya komisiyo. Nako ushobora kuzarangiza umwenda wishyuye nk'$300 byavuye kuri ya komisiyo, kubera ko bagiye bateranya inyungu kuri ya komisiyo bagagomba. Abandi barahubwira ati yizana uyiduhe, ukayabazana ukayabaca se bakayakata kuri ya yandi baguhaye bikaba birangiye. Akaba banki zibwira ati twe nta kintu tugukata humura, turayaguha yose uko yashaka. Ukavuga uti Imana ishimwe cyane, amafaranga nabatse nta kintu bankuraho, iriya ni banki nziza cyane. Bakahita bayashyira ku mafaranga byara inyungu, ibyo ntubimenye. Ni byiza rero yuko tugira ubumenyi mu bintu bidukenesha. Niba ushobora gufata 200,000, sibyo, ukabitanga buri kwezi, 20,000 zikazatanga 40,46 z'inyungu, bivuze ngo kuri buri faranga ukuba 3, hariho 2.3 bindi byiyongeraho bigiye nk'inyungu. Bivuze ngo buri kwezi uzajya ubara amafaranga agiye nk'inyungu kuri banki nk'ikintu uwatakaje muri bwa butunzi bwawe. No kuvuga ngo imyenda ishobora kuba uruhare rw'ibintu bituma tuguma hamwe nubwo tutabizi. Bikwiriye gukoranwa ubwenge, abantu bakitonda. Abahanga benshi rero bemera inzu nk'ikintu cyemewe, kuko ubushobozi bw'abantu benshi butabemerera ko wakwiyubakira inzu. Ariko reka mbabwire icyo inzu zivugwaho. Umuntu akwiriye kwishyura inzu. Reka mbanze mbabwire yuko abantu benshi baba mu mazu badafitiye ubushobozi, benshi badafitiye ubushobozi abarenze. Umuntu ngo akwiriye kuba mu nzu ifite agaciro kangana n'inyungu ze mu mwaka, icyo yinjiza mu mwaka, gross salary, cyakoze ubwo ni ya mafaranga uhembwa kongeraho na bya bindi byose bataguha, nubwo ntazi impamvu umuntu yakabibaza. Ugakuba 2.5. Ni ukuvuga ngo niba uhembwa 200,000 ku kwezi, mu nyihanganiro nkoresha urugero rutari urwe, ntabwo nabona urugero rwa buri wese. 200,000 ku kwezi urumva ni 2,400,000 ku mwaka. Wakagombye kuba mu nzu itarengeje 6,000,000. Niba uhembwa 400,000, ubwo ni 4,800,000, wakagombye kuba mu nzu itarengeje 12,000,000 mu gaciro. Niba uhembwa 100,000, tuvuge 600,000, sibyo, ubwo ni 7,200,000 ku mwaka, wakagombye kuba mu nzu itarengeje 18,000,000. Niyo formule. Kandi iyo formule bakavuga ko byakabaye gikoreshwa ku muntu umwe muri babandi bo mu rugo, uwo bita main breadwinner, wa wundi navuga kuzana byinshi. Kubera yuko ibyo birabafasha iyo havutse ikibazo, bisa nkaho umutungo utejwe cyamunara ari wa muntu umwe, undi agasigara atunze umuryango. Naho mwabitanze mwese bishobora kubabera ikibazo. Icyo gihe ni igihe abantu bakoresheje bwa buryo bita ngo ni mortgage. Mortgage ni kwa kuntu umuntu atanga afata umwenda w'inzu, ariko uzishyurwa mu gihe kirekire cyane kandi ufite uruhare runaka bakwatse. Jewe inama njya ntanga ku giti cyanjye kandi nibwira ko atari mbi. Niba mubana muri babiri mukora, iyo muteranyije umushahara wanyu, banki ishobora kubakubira inshuro 12 cyangwa 14, hari n'isigaye zikora 16, ariko